Action. Mwaramutse uko mubizi ni Waruzi Nibi TV. Nkuko tudahwema kubagezaho ibintu byinshi byiza. Ubushize twaberetse ko bakora inkweto mu bikarito. Uyu munsi tugiye kubereka ukuntu wahinga imboga mu butaka buto bungana na metero karimwe bukakuzigamira 120 mu mwaka kandi ikanarwanya bwaki wawe. Tudatenze rero reka tubereke ukuntu ari ahantu hatoya. Urabona iyi ni ipine y'imodoka. Iyi pine y'imodoka kuyibona ntabwo igoye. Nkatwe dutuye hano mu mujyi za Kigali ntabwo bigoye kubona ipine nk'iyi. Ujya mu gakiriro cyangwa mu igaraje ipine ukayibona bitagoranye, hanyuma ugashyiramo itaka, hanyuma ugahita ujya gushaka umurama. Action. Hanyuma rero mbere yo gutera ushyiramo ifumbire. Nkuko mubizi n'umuntu atariye ntiyakura, cyangwa ari ibiryo bitarimo intungamubiri nta kintu byamumarira. Hanyuma iyo umaze gushyiramo ifumbire uhita uzana imbuto uko waziguze. Imbuto za mbere ni epinari, seleri, puwaro na dodo. Hanyuma ukinaza. Ubwo ugasibira kugira ngo ubukoko butaza kwangiriza umurama. Tubibutsa ko iyi ari Waruzi Nibi TV. Wewe wagomeza ugakora subscribe ukareba n'ibindi byinshi biteganirijwe. Okay, ubwo nyuma y'amezi 2 za mbuto ziba zarameze, hanyuma tukazibagara. Hanyuma murabibona izi ni teyi ni seleri zivanze na dodo. Nta kibazo, imboga ziravangwa nta ribi. Hanyuma icyo ugomba kumenya ni ukujya uzuhira ubaho neza. Iyo urangije mubona hano ubwizigame bw'ibihumbi 120 mu mwaka. Impamvu niba ukoresha teyi za 50 mu cyumweru, wibaze nawe iby'umwero 50 kubyo na 50 wumva uko bimeze. Dodo zo zarahenze murabizi. Dodo za 200 za buri munsi ukubye n'iminsi igize umwaka 365 ibihumbi 73, kandi wazuhiye zikabaho neza. Ibyo byose birakunda. Hanyuma puwaro, urabona weekend iyo twaraye mu kabyiniro dufite hangover tugakenera boyiro, puwaro zirakenerwa. Ubwo puwaro z'ijana ukubye n'umwaka n'amafaranga menshi kandi mu butaka butoya, namwe murabibona. Kandi unashaka kubakirwa akarima k'igikoni, wowe wakurikira Waruzi Nibi channel. Hanyuma hariho adresi zihagije ukaduhamagara tukaza tukakubakira nta kibazo. Vuba bagiye gushira Action. Hanyuma rero nubwo byaba mu mpeshyi hari uburyo wuhiramo, nubwo waba udahari amazi akaguma ajyamo mpaka kuzageza igihe uri buvire mu kazi ukaza ukongeramo andi mazi. Hano uhita upfundikira kandi ugashyiramo amazi ayunguruye kugira wa mwanda utaza kuziba wa mwenge. Ubu amazi aguma ajyamo automatique ukuhira imbuto zawe nta kibazo. Ubwo wanakimura utako ibikoresho byatubanye bikeya, wanakimura ugashyiramo n'aha ngaha. Ubwo tubare ngo hano harimo aka, hano harimo akandi, n'aha hajyamo akandi gutya. Ubwo rero ntimuzongere kurwaza bwake. Turwanye bwake mu Rwanda rwacu, tuzire bwaki, imikurire myiza irimakajwe. Hanyuma twabonye ko n'imboga zibakorera iki ubwizigame. Ayo wari kujya uhahisha imboga za buri munsi, uyakoresha akarima k'igikoni ntabwo kagutwara amafaranga y'ibihumbi 5, kandi ukarwanya bwake ukanizigama by'igihe kirekire.
urakoze. Wowe gumye ukore subscribe kuri channel yitwa Waruzi Nibi, hari n'ibindi byinshi tubahishiye.